Hello family and friends, mumeze mute? Izere ko mumeze neza. Tubaye kazi kuri Real Talk. Niba abo abantu dukunda abantu simubizi se, hano dukunda abantu n'ikimenyimenyi isura yanjye ndayizana mu mwanya wanyu. Ngiye nk'abapfira akaba ari ngizo guterwa amabuye kugira ngo mpayidinge story zanyu, amasura yanyu ntaze, background yanyu ntimenyekane, nkabahisha akaba ngiye ugaragara. Rero ahantu hose uherereye, aho uri hose, aho ufunguye TV yawe, phone yawe, kino kiganiro no tugifunguriye, wumve ko Muhoza Real Talk tugusuhuje bivuye ku mitima yacu. Hanyuma rero murabizi nk'ibisanzwe sinjya mbatinze, mbabwira do gutya story zipanze zihuse za vuba nubwo nyirazo zibatwara umwanya, ariko ngiye kuko mba ndakonta imisubiramo ibyo bavuze birihuta, ntago bitinda, ntago mbarambira, ndabizi neza ko ntajya mbarambira. Reka ntumbabwire sasa tuganire. Iyi nkuru ni umwana mukobwa. Uyu mukobwa atuye hanze mu diaspora, kundanye n'umugabo umusore, kwa kundi bagwa pass, bantu mutanga pass, mujya mutanga pass mwanje mujye mu bimfura mu gutanga pass, binabyo tubivugeho. Umuntu agukoze pass, amaze kumukubita pass, abantu mutipu tikoraho mwiza, ubusa neza, mungu ambwira ko akora, ko afite akazi, ndarabyishimira, afite akazi sawa. Akajya mu mafoto mu gitondo yambaye imva, ishati yatibije shizemo tie, yambaye tise, heels, chongo zira nkweto z'abagabo, nyine yambaye imyenda ya office, ubona ko ari umuntu ugiye mu kazi muri office. Ndagiye bebe, ndagiye ngiye mu kazi, nanjye nkamukubita yanjye ngiye muri shift, nambaye ko nimba niyambara ko nyine is truth, nyine mbagiye mu kazi ngiye biterwa naho nkora naho nakora. Ati turakundanye we, turakundanye, bigeze ngo akajya ambwira ati ndagiye, ntabwo tuvugana, ndi kuri bus, ndi kuri moto, ibintu nk'ibyo. Bakaye umusheri wanjye haraciyemo igihe cy'amezi menshi, umusheri wanjye kuri moto niki namugura akamodoka ka miliyoni 11 12, akajya nawe akava muri November akajya yitwara. Ati ndavuga nti umugabo wanjye nzamuremera, ati mfata gahunda yo kumuremera, ngiye burya ndamuremera, ndamugurira imodoka. Aho ngaho nasenze no question mark, kugurira imodoka umuntu mutari mwana abonana n'amaso ku maso unamubone my dear, ntabwo byoroshye byanabyo, ariko nyine buri senana we do not judge, kuko the reason why we don't judge nuko buri wese afite uko akunda, buri wese afite amahitamo ye. Turaza gutambutsa ibyo mwatubwiye ko dutambutse, ariko kuna ko mumaze gutanga igitekerezo mugasigareho. Arangije ati yashize igihe, ati cyatumye ntasi nantegereje ibyangombwa, ati ibyangombwa bimaze kuza feri ya mbere license, hageze hande nyereka gatuye ntihanyereka, sanga ari mu buzima busanzwe. Ya modoka naguze ntiyaguzwe, ntabwo yayiguze, nenda kuvuga nta moto, nta modoka, n'inzu yavugaga ntayafite, aribana nyine abantu nyine hasanzwe. Ndamaze ya modoka yagiye, ngo nanze kukubwira ngo ngutere stress, ngo ari ubuzima bwaranshanze ndayigurisha. Ntabwo nayo kubikubwira, atari ko nagize ikibazo mu kazi, ati banshyira amafaranga, ati birancanga mbana byinshi, mpitamo kugurisha imodoka kugira ngo bamfunge. Ati amafaranga rero abuze babeshya ko ari njye wayatwaye, ko yavuze. Ati ndangije ndiyakira, ariko kwiyakira mfata umwanzuro ku dipingamo, nkamenya neza uyu muntu, nkamwiga nkamumenya. Ati numvaga binambabaje pe, ko buri munsi twavuganaga yananiwe kumbwira iki kibazo, ahitamo kugurisha imodoka. Ati ndavuga cyane ntegeze inagurwa, iyo nyerekaga niyo yabaga ari y'abandi atari niye. Turumva birambabaje. Ibyo nikimera kuba neza mfata umwanzuro, ni kubera ko bibaye gutya, bikaba bikozwe nawe, ngiye gushaka kumenya aho aturuka. Ndashaka umuntu umuzi kuva kera azambwira amakuru ye, tugasohokana nkamusekera, tukagenda tukarya, ikirenze tukarenza kurya, ati nkishyura kuri ngero ufite ubushobozi. Ati bye ntacyo bintwaye, tukajya ahantu mu hoteli nkishyura. Ati turabona pe, turabana nk'umugore n'umugabo, teganya no kuzajya kwerekana iwawe no gukora iriya mihango ikenewe, kuko nashaka ko nzagaruka twakoze umurenge, noneho nkamudeklarara ku buryo azansanga ntiriwe nongera kugaruka. Umurenge rero wacu mbere ko tuwukora nyine twongeye kujya ahantu tumarayo nk'ukwezi turuhuka, tunaje mfite igihe gihagije. Noneho muri iyo minsi mbere ko umurenge uzanaba, ati ndasama.
ndangije gusama umutima urambwira ngo nyikuremo. Ati n'umutima urambwira ati sinakwicira umwana kubera iki kandi n'ubundi tujya gukora umurenge n'umugabo. Ati nta kibazo. Papa akambwira ati nishimiye kuba papa nanjye none finally nanjye kugira umwana, ngiye kugira ibyanjye. Atarishima bya hatari, abantu bose barabibona ko kuyanezera, akajya amagana inshuti ze, ubwo umva n'inshuti ze za dio, akazivuga ati nta kintu kinshimishije ko ngiye kuba papa. Ati nkatavuga ati umugabo n'uyu nguyu, gahunda zirakomeje. Bigeze aho ngaho nza guhiga umuntu ngo ku muntu umuzi amusanze mu rugo, tumuzi bien, umuzi. Arambwira ati wa mugore we, uyu mugabo arashatse, umugore n'umwana, nawe akajya bakubeshya. Ati ikintu cyarambabaje, kirambabaza, mpita mfata umwanzuro wo kuzajya kureba umugore we. Ati ngerayo, maze kugerayo nsaba kubona umugore we, umugore turabonana n'umwana. Ati sinamubwira ibindi, ngenda nahashye nikoreye, ndamubwira ngo ndumugira neza, ni umuntu wantumye ngo mufashe, atari mu buzima bw'abantu biteye agahinda ku buryo warira. Ukibaza ubu buzima nibwo wa muntu nibwaga ansaba amafaranga y'amamodoka afite urugo ruri aha ngaha rupfuye gutya. Ati ndababara. Ndangije mushyira ku ruhande ndamuganiriza, nyimuganiriza aranyemereje, yemera yuko ari ukuri, asaba imbabazi aratakamba, ambwira ko nta n'akazi yigeze, byari byose ko yambeshyaga ko ari umugabo atari ku mugore, tubanye nabi. Nunyemerera azahita ambwira ati n'akazi ntako nigeze, byose nabikoraga yari amasho y'inda. Ati ko ubuzima nari ndimo, ati none mbabarira, none tubanye nabi n'umugore, dutandukane nkomezanye nawe. Ati ndakwinginze. Ati ndavuga ati njyewe mungira inama, ese mwemerere kuko nanjye ndatwite, sinshaka kujya gusubira hirya iriya mu buzima ntazi umuntu uzamfasha umwana n'ibiki. Ati n'ubuzima bugoranye, namwe ubuzima bwari ahantu murabuzi. Njye ndi single mother, ntategereje n'igihe papa, nta na papa we ntegereje. Ati nabitekereza nkavuga nti se koko mbyemere, atandukane n'ura dusezerane, azaze tubane. Atari ko undi muntu arambwira ati inshuti yanjye, ati nk'uko agutaye azataye wa mugore, niko nazaguta akaguta kubera uwundi. Kucyumva ko umugore yashatse babanaga ari bumureke akakuzaho. Ati njye nkumva ndari nk'ishyari umushuti afitiye, kuko yumva ko byibuze nubwo naciye muri ibyo bigoye, umuhungu akinkunda kinyubarayeho, ati tayari no gutandukana n'uriya ku bwanjye. Ati none mungire inama, muraje mutanga inama sasa noneho, mumbwire mwebwe bantu kuri Mpoza Talk. Njye namuhaye yanjye, ngo ndaho muraza kuzana izanyu. Ushaka kuzishyira kuri YouTube muri comment, naho heza, kuko n'abandi bari bafite imitekerereze cyangwa ibibazo nk'ibyo ngibyo nabyo babenefitingamo. Ushaka kubishyira kuri group yacu WhatsApp, link irabirimo aho ngaho. Ariko se birakwiriye ko n'umugore yifuza ko undi atandukana n'uwo bari kumwe kugira ngo babane, ku mpamvu z'uko muri Amerika bigoye kuba single mother? Hanyuma se aho umugore ari umukene we niho byoroshye kuba single mother? Ikindi, amureke agenda azabyara umwana, agumana umwana, azashaka undi muntu wundi ashyiramo inda n'amakenga kurushaho, cyangwa se koko bibariye babane atandukane n'uwe. Ati mugire inama, ubivuge nk'aho ari inshuti yawe, ari umuvandimwe, ari umuntu wakunda. Ati umuhe inama. Njye yanjye nayimuhaye, iyawe ni iyihe? Muhe inama, aze kuza kwihitiramo arebe ibikwiye akore, twe tuguha inama wo bwakwihitiramo. Ubwo rero twizere ko ino nkuru uri buze kugira ubifasha, cyangwa se itume utekereza kabiri, ugira icyo utekerezaho ubwa kabiri. Nyagasani abarinde, turabakunda, mugire amahoro. Icyo tubifurije ni amahoro n'amahirwe mu buzima bwa buri munsi. Turabakunda, ciao.